isa nisobetse. Mbahaye ikaze iwacu Nyamineke ngo tubasangize uko tubayeho nuko tubanye, umenye amakuru yaho ya buri munsi. Duherukana urugwiro rwose kwa veterineri Gacondo ari hamwe na Debora wo kwa Muhozi. Naho Muringa nawe yari yemerewe gukora ikizamini cy'akazi ariko bigoranye. Ni mwikinamico isa nisobetse. Umugabo n'umugore bareshye uburenganzira n'ijambo, ufite ubumuga agira ijambo, twubaka umuryango udaheza, umwana agira uruhare mu byakorerwa. Ese Jado, aho waba printinze y'amanota y'abakoze ikizamini cyo kwandika? Yego ko. Burya nimugoroba niyo na printingaga. Wumva se? Nabirangije rwose. Ndashaka ko umukozi ushinzwe imishinga y'urubyiruko atangira gukora vuba. Arakenewe byo rwose. Cyane. Ahubwo ikizamini cya interview uri nicyo nandi guprintinga ibibazo byacyo. Ahubwo sinarebye amanota bagize mu kizamini cyo kwandika we. Singaya. Harimo abasore n'inkumi b'abahanga cyane rwose. Ego ko. Uyu wabanikiriye n'indi Jado. Harimo umukobwa rwose ndabona yabikoze pe. Umuntu wagize 87 umukurikira ari 71. Kuki? Harya Muringa n'uwuhe? Muringa Claire. Uzi ko wa mukobwa ufite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga. Reka ntibishoboka. Nyamara niwe da. Yagira amanota se gute? None se ntubona hano ko nari namwanditse ngashyiraho n'akamenyetso kuri kesi? Umva reka nkubwire. Hindura ayo manota ye vuba. Aka kanya nibura umugire nko wa 5. Kubera iki se? Ubwo wafata umuntu ukamwaka amanota ye bigashoboka? Mva yewe, ntabwo nshaka ko aka kazi gahabwa umuntu utavuga. Akazi kacu kazapfa. Uko urumva ibyo bintu nabitinyuka ko Bruno? Urumva nagira make mu kizamini cyo kwandika bizatworera ko atabona akazi. Ariko nimwe mwamwemereye gukora ikizamini, rero mwabonaga ko yujuje ibisabwa. Ubu nanjye ndi kwicuza. Ibaze ko timu yacu nta muntu n'umwe uzamarenga urimo. Urumva ikizamini cya interview kizakorwa gite? Nanjye ndumva bincanze wa mugani. Kandi gukora nawe buriya bishaka kuzaba ikibazo. Ariko ubundi wamwatse ayo manota ye ukayahundi. Kandi nkubwira ko amanota nayamanitse ku idirishya. Yakoreho vuba. Yakoreho banze ubikosore Jado. Ubu koko amanota narayimanitse. Umva abaturage batayabonye Bruno. Irahira ko ibi bintu biramutse bimenyekanye bitazadukoraho Bruno. None se tubigenze gute ko nashaka kuri ya mwana w'umukobwa ari utsindira akazi? None se Debo, Karame, inshuro zose wasohotse mu ishuri wabaye iki? Sharadu, sinzi ikintu nabaye pe, mfite isesemi nyinshi. Yo, Imporesha, uzi ko mbonye nsize nkaza kukureba ngo menye ikibazo ufite? Hari abandi banyeshuri babonye ko mfite ikibazo we. Sha, ntabwo nabihamya, ariko mu kanya wasohotse upfutse ku munwa bigaragara ko umeze nabi. Sha, uzi ukuntu narutse, mana we, ubu se nabaye iki koko? Cyangwa wari ibintu bihumanye we, nta hantu uheruka kurya? Sha, naho pe, hashize igihe kinini kandi n'umuntu nizeye nta kibazo namugiraho. Ubwo se hashize igihe kingana iki? Hari se si nk'ibyumweru 2 we. None se ubu koko wabaye iki? Simbizi. Rero ni ukureba uko wajya kwa muganga. Sha, ndumva nasubira mu ishuri. Yewe, we sha wabaye iki? Ibaba we, sha Debo ihangane ni ukuri. Akira aka kamushwari wifashisha. Sha we, ibintu byose byashize mu nda. Ye baba we, Debo. Karame, uzi kuri kuruka nk'umuntu wasamye? Gusama ikisi ubwo? Sha, mukuru wanjye bamaze kumutera indu, uzi ko yarukaga nk'uku kwawe? Ngwikiradu, kuko iyo umuntu yasamye bimera gutya? Niko mbizi da. Sha, winera ubwoba. None se Debo, Karame, wowe hari umuntu mwaba mwarigeze kuryamana? Reka ma, ibyo se ni ibico uri kuvuga. None se Debo, Karame, ntuzi ko uri inshuti yanjye? Nabizi. Wambwije ukuri uko byagenze? Isa nisobetse. Ese mama, mbese uri kumbwira ko warangije gutonora igitoki? Amarenga ngomba kuyiga neza tukaganira.
Emima we karame umenye inkuru mbazaniye none hari umurora. inkuru bwoko kira wa mugani gutashye karera. Yewe nari ndi kwigisha ariko mbonye ntabyihererana abana basigaye exercice. Mbwira ariko nyicisha amatsiko sheri. Uzi bibaye iyo nkuru yakwirakwiriye ku gasantere kose ko muri ngagize amanota ya mbere mu kizamini cyanditse. Ngo ngwiki Hey. Kumuringa ari umuhangara. Nanjye ntabwo nabyemeraga ariko abantu bose baje bambwira ngo wa mukobwa ubi wawe ufite ubumuga bwo kutavuga no kutumva ngo yanditse amateka. Ye baba we mbega byiza nkunze ko bari abakoresha batagira ikimenyane. Umva mubwira nawe ko yatsinze ariko yishimye ukagira imana. Wowe kizamini cya kindi uwa mbere umanota menshi uwa mbere ariko nuko kandi congratulation rwose iyo bimubwira rwose wa mugani muringa uwa mbere karere amanota menshi ubu ngubu rwose wamaze kubona oya mubwire rwose yaramambwira ngo yizeye ko rwose n'ibindi bizamini azabitsinda. yewe umva ngo abantu baje gukora ikizamini ngo bari isoko ariko muringa ngana arabanikira pe. Yego rwose ngo mubwira itangazo riri azagenda ajya kuryisomera amenya yuko ari byo koko. Itangazo ryarimanitse hari abakora ikizamini ariko ngenda hagize insanga bari gusa umuntu yakwizera ko ari byo koko. Nebyo ko abantu bose bari bongera ibintu mbwiwe na diregiteri wacu kandi n'abantu benshi rwose ngo barisomye pe. Mana we biraba ari byo kuko ukuntu yishimye asanze ari ikinyama byamubabaza cyane. Oya humura ariko murenga ikizamini yaragisekuye rwose kandi byagaragaye. Ese ubundi wabwira muringa tukazajya kwibariza bakatwereka amanota y'umuntu akishima bizi neza. Icyo nacyo cyaba ari igitekerezo cyiza. None se Debo Karame ko wicaye ntubona ko bwije tugomba gutaha? Sharadu Karame icira nkubwiye ibyambayeho n'ubundi gukomeza kugwisha ntacyo bimaze. Ngaho mbwira reka nicare maze umbwire uko bimeze. Ariko Sharadu nyizeza ko utazamvamo ngo ugire ubibwira. Nukuri pe ubuse namena ibanga ry'inshuti yanjye koko. Ariko Sharadu Karame wambwiye ko nta kintu wisha mama wawe ubwo ntuzayimubwira nawe akabibwira mama koko. Nyine mama icyo namuhisha ni ibyanjye ariko se namubwira n'iby'abandi. Sharadu umenya ntwite. Ngo iki none se hari umuntu mwaryamanye? Nyine byarabaye kandi sinabiteganyaga. Debo Karame ninde wagukoreye ibyo bintu? Ntumbwire ko ari veterineri Gacondo. Wirira shawe ihangane mbwira uko byagenze n'ukuri. Nyine byarabaye. Baba we umunsi musura kama telefone yarabikoze. Mana we mbega urugabo rw'urugome. None we ubundi ntabwo yakoresheje agakingirizo? Ntabwo mbizi. Noneho rwagufashe ku ngufu we? Oya nuko nari nagize isoni n'ubwoba agakora ibyo ashaka kandi numvaga ko ari bugakoreshe, numvaga ko azi ingaruka byagira atagakoresheje. Ntukizere abantu Debo ntiwumva bya bindi nakubwiraga. Ibyo byose mama yarabinganirije. Ngo iki mama we yamenye se ko naryamanye na Gacondo? Baba we oya ndavuga ko mama yambwiye ko nindamuka nkoze ikosa nkaryamana n'umuhungu ngomba kumenya neza ko yakoresheje agakingirizo. Nakundi ingaruka ndazibonye nanjye. None se Debo Karame ubundi Gacondo urabizi ko ari umusore? Ntabwo mbizi umuntu se nta meta yambara. Ngo impeta ntabwo ariyo wagendera, ni ukumubwira ukareba uburyo abyakira. Ubuse kuko nyakanye nabigenza gute? Ngira inama nawe. Isobetse ngayo nguko ayo niyo makuru ari Nyamineke. Debora abwira inshuti yuko byagenze umunsi ajya gufata telefone kwa Gacondo. Inyamineke inkuru yabaye kimomo kwa mukobwa utavuga yabaye uwa mbere mu kizamini cy'akazi. Iby'imirimo yo mu rugo kwa Sakindi bizagenda bite? umugabo n'umugore bareshye uburenganzira n'ijambo.
Isano Isobetse ni ikinamico mbonezamubano mugezweho n'umuryango Swing Hand Rwanda. mukeneye kutugezaho ibitekerezo byanyu n'ibyo mwibaza ku byavuzwe mu duce tw'Isano Isobetse, mwabinyuza ku rukuta rwacu rwa Facebook ni ukwandika Isano Isobetse, cyangwa mukohereza ubutumwa bugufi kuri telefone yacu igendanwa ariyo 0788 47 64 39. Iyi nimero ikoreshwa no kuri WhatsApp. Naho ubutaha. ubumuga agira ijambo, twubaka umuryango udahuza, umwana agira uruhare mu byakorerwa.